bimeze neza hano bamugisha mwageze twari twafashijwe twari tugiye kuvuga twari twafashijwe pe byo kuramya tubyihorere tubyihorere kubera bigatuma amarira ashoka ninjiye mu kuramya ndarumva ibihe byiza n'Imana. Amen. Byose iyo bavuze kuramya wumva iki? Iyo bavuze kuramya numva kugira ngo usabane n'Imana, kuramya Imana bizana gusabana. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Zanibuka n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi, ye nk'izina we nishime, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe menezerwe, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, warangije kundokora n'uwawe na uruwanjye, iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitabo, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe menezerwe, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, ngarutse ho noneho sinzongera kuzimira, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe menezerwe, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, iteka nzamukorera, iby'isi ndabizinutswe, no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe menezerwe, singize singize Yesu wanyogeje
byeje ibyaha. Wow. Yesu abaho umugisha, murakoze cyane. amen. Aha mwese abadukurikiyeho muri hirya no hino ku isi, tunejejwe n'Imana kubana n'abantu b'abatambyi. Reka ariko batwibwire duhereye iburyo kuri papa. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Rudasingwa Jean Pierre, nkaba ndi umupapa ufite umwana umwe n'umudamu umwe. Umwana yitwa Ineza Rudasingwa Beroni. Cyore. Urumva ko imfura ingana na se nyine. Okay, ukurikiyeho nawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Umutoni wa Claudine. Ndi umukobwa ushima Imana. Imana yakoreye ibitangaza. Nkaba nitwa Mama Keria. Umwana wanjye yitwa Mama Keria. Cyore. Umwana yitwa? Umwana yitwa Keria. Uri Mama Keria. Yego. Bari kwigisha cyane. Hanyuma utundi turi kumwe tugezeho nawe. Murakoze cyane. Turabasuje mwese bakurikiye IHUMURE TV. Amazina ni Igihozo Grace. Ndi umumama w'abana 4 nabyaye na 2 ndera. Izina ry'umwana ni Mama Agape, yitwa Igihozo Agape Blessing. Umukurikiye akitwa Shami Bonere. Shami Muhire Bonere. Wow. Yesu aduhanze. Ko bigaragara ko muri abahanzi mwese. Koko muri abahanzi. Turabaririmba. Muri abaririmba. Yego. Mu bisanzwe rero wowe uri n'umuhanzi narimbiza ariko. Okay. Hanyuma Mutoni nawe uri umuririmbyi. Ndi umuririmbyi. Wow. Dasingwa. Njyewe ndi umuhanzi w'umuririmbyi. Kuko ubuhanzi buratandukanye, hari uhanga imivugo, hari uwo gushushanya. Njyewe ndi umuhanzi w'indirimbo, nkanaririmba, nkanabyigisha n'abandi. Yego. Wow, urabigisha cyane. Amakorari, abahanzi, nkanabaproducingira byose. Wow. Urumva ko Imana yagize neza, mwese yabahuje. Okay, ni kuri IHUMURE TV. Hanyuma turi mu isaha yo kuramya Imana. Hari gitare cy'Imana. Reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Amazina maraso yo mu rubavu rwawe, binkiza uburyo bwombi, mu rubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo, bye kuza sindukundi, n'imbaraga mbi zabyo, bye kuza sindukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha.
ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura sifite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho niwo njya niringira uwo wamfiriyeho niwo njya niringira dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha haleluya mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Bimeze neza hano bamugisha mwageze twari twafashijwe twari tugiye kuguruka twari twafashijwe pe Emawe byo kuramya tubyihorere tubyihorere kubera bigatuma amarira ashoka ninjiye mu kuramya ndanumva ibihe byiza n'Imana. amen byose iyo bavuze kuramya wumva iki? Iyo bavuze kuramya numva kugira ubusabane n'Imana, kuramya Imana bizana gusabana n'Imana. Ndumva ari umaze gukora indirimbo zingahe? Kubera ubu muri ibi bihe nari ibintu by'umuziki cyane nari narabaye nk'umuntu usa nk'ibihagaritse ninjira mu bintu byo gutoza amakorali. Ari korali rero yitwa Elayo niyo nari imbere y'ubuyobozi inyinshi rero nazimbaga zitoza iyo korali cyane. Okay, ariko byibuze wenda muri studio hari indirimbo waba warakozemo mbere yo guhagaritse muri iyi minsi? Hari zo nakoze zigera mu 8. Okay, bani gumuye hariyo abantu bakuzeho mbere ko nkuva? Hariyo naririmbye mbere yitwaga Gorogota. Mutoni ese ashimwe Yes, ahimbaza. umuhanzi umunsi umaze gukora indirimbo zingahe? Murakoze. Aka kanya natangiye nkubwira ngo ndi umuririmbyi ariko uri kwitegura kuba umuhanzi ariko wabyinjiyemo. Ntago navuga ngo ni nyinshi
ariko mu kwizera zizaza ari nyinshi. Indirimbo navuga yagiye hanze se cyangwa nasohoye ni imwe, ariko yitwa gute? urakwiriye mwami. Iyo amaze kugera hanze ni audio ni video? Ni video. Aho Imana igumugisha. Amen. Okay, Rudasingwa Karame. Nk'umuhanzi, nk'umuproducer kandi nk'umwigisha, wari indirimbo washize hanze abantu bakuzeho? Zirahari, ko ntekereza ko nshobora kuba mfite indirimbo zigera nko muri 15 zikoze. Ariko mfitemo n'amavideo ebyiri. Nubwo ndavuga mu gice cya gospel kuko njyewe ndi umuhanzi ufata ibice byose nkabihangira. Mfite amavideo menshi, ariko ndi umuhanzi uri indirimbo zo guhimbaza Imana. Mfite indirimbo za audio zikoze muri studio. Urumva nk'umuntu ubyikorera ntabwo nagira indirimbo nkeya. Mfite na video ebyiri, ariko ntekereza ko hari zo video ntabwo iri hanze n'imwe yitwa Inshuti Nyanshuti, n'indi yitwa Nyobore. Iyo ntabwo iyo video nigeze nyishyira hanze bitewe nuko amashusho yayo na kera. Ubwo rero zindi zo ntabwo indirimbo z'isi wenda abantu batabyumva ukundi, wenda ngo ndirimbo umukobwa, ngo ndirimbo ikisubye ko ntekereza kuzakora indirimbo y'umugore wanjye muri iyi minsi. Yego, ariko ubusanzwe ubundi ndirimbo indirimbo z'icyunamo z'amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo. Mfite amavideo naho menshi, ariko muzihimbaza Imana byo mfite video ebyiri zonyine. Tangaza nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'ukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzaba mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize,
ushize hariho guhimbaza Imana tuzaba ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese turimanikira nukamuri byose kuntu n'inamu tugira urimanikira nukamuri byose ubuntu n'inamu tugira ubunegereje kandi niyanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru. Imana ibamugisha. Reka mbasezere udasingwa ubutumwa badukurikiye muri uyu mwanya mbere ko tubasezerera. Ubutumwa rero nshaka guha abantu ariko ntarabuvuga ubutumwa mp'abantu ku cyifuzo cyanjye nk'Ihumure TV mwadutumiye ariko buriya mwakoze ko mumpuje n'aba bakozi b'Imana nari ngize icyifuzo cy'uko nibura kuko urumva ni abahanzi nibura buri muntu yagenda aduha agatero kamwe n'akarefure kuko urumva abantu turi abahanzi bazajya ku mbuga nkoranyambaga zacu bashakishe izo ndirimbo nubwo kaba koroheje. Noneho rero ubutumwa naha abantu muri rusange nababwira ngo abantu bikomeze kuwiteka kuko haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Kuvuga ngo abantu bahumure bakomere kandi ikindi nabwira abantu nababwira ngo babe maso basenge Imana cyane barushaho gusenga birinde ibyaha kuko muri iyi minsi benshi barimo barabigenderamo. Hari indirimbo nakoze ntabwo ndayikora muri studio ariko avuga ngo abantu ntibahindura uburyo bwo kurwana kuko Satani nawe yahinduye uburyo yaduteraga n'abantu rero bahindura uburyo bwo kurwana. Nuko rero abantu ntibahindura uburyo bwo kurwana bashake ukuntu banesha Satani, Imana nayo izabashoboza. Icyo kwibuka nabwira abantu ngo twibuke twiyubaka nubwo imitima ya benshi muri ibi bihe iba yongeye gusubira muri cya gihe ariko twibuke twiyubaka kandi imbere ni heza kandi tuzagera ku byiza nidukomeza kwegera Imana. Turongeye turabasuhuje umwami Imana abishimire. Ubutumwa natanga muri aka kanya ni ijambo riri kuruhura imitima. Nababwira ngo nimuhumure nubwo turi kunyura mu bikomeye nubwo turi guca mu ntambara ariko ijambo nyamukuru nimuhumure dufite Imana. Ni ukuri ubutumwa bwo ni bwinshi twavuga muri aka kanya ariko ijambo risozereza riguherekeza ugiye mu kazi waba uri mu rugo waba uri mu turimo runaka ndakubwira ngo humura komera Imana iri kumwe nawe. Amen. Yesu aduhana umugisha.
nanjye ijambo nabakomeresha ni ukongera gukunda Imana mugasubira ku isoko kuko Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe rikomeza imfuruka kandi turabakunda mwese bakurikiye IHUMURE TV umwami w'amahoro n'amahoro aganze ku buzima bwanyu amen amen. Yego murakoze cyane rero nubwo badutumiye tukaba twahuriye hano turi abashyitsi ariko hari igihe abashyitsi bahura bagahita baba inshuti bakamenyana ubu ejo dushobora kuzahurira ahantu mukaririmba cyangwa se mukaza gukora indirimbo ubwo rero icyifuzo cy'umushyitsi Rudasingwa ari we ngewe agira ngo wenda nibura wenda duhere hariya hirya umwe turirimbira agatero kamwe k'indirimbo na refure wenda byonyine gusa ugahita usoza n'undi gutyo kugira ngo oya indirimbo yo ku giti cyawe yo umuntu ku giti cye nkuko ukurikiye wumve n'indirimbo mwaririmbye ukanga turera kuri gihozo Yesu aduhana umugisha reka dutangire turirimba hari igitero nshaka kuririmba kimwe cy'indirimbo ivuga ngo Yesu urankunda cyane kandi mfite ikimenyetso cy'uko nkunda Yesu we urankunda cyane mfite ikimenyetso kunkunda ufite izina ryanjye mu kiganza cyawe uko iminsi ishira urankurikirana Yesu we urankunda cyane mfite ikimenyetso kunkunda ufite izina ryanjye mu kiganza cyawe uko iminsi ishira urankurikirana ntacyo nzaba kuko ndashinganye meze nk'igiti bundikiriwe ntacyo nzaba kuko ndashinganye meze nk'igiti bundikiriwe Yesu aduhana umugisha amen Mana ishimwe amen amen. Tony Murakoze nubwo mudutunguye ariko turagerageza sinzi nimba nabaha iyo nakoze cyangwa se iyo wakoze niyo mushaka indirimbo ikubiyemo ubuhamya kandi nawe nuyumva ndizera ko iri bugufashe ndaririmba agatero kamwe na refuri mwami reka ngushime kuko ibyo wankoreye mwami aho wankuye sinzahibagirwa mwami reka ngushime kuko ibyo wankoreye mwami aho wankuye sinzahibagirwa wankuye mu byaha umagakiza umudendezo mwami aho wankuye sinzahibagirwa murakoze murakoze cyane urumva icyifuzo cyanjye amen maze kumva ko nawe bakeneye kumva ijwi ryawe nanjye maze ko muri ubu ngubu nkuyemo ubutumwa Emi mu ndirimbo yawe nkuyemo ko Imana idukurikirana noneho uyu nguyu nawe nkuyemo ubutumwa ko tutagomba kwibagirwa aho Imana yadukuye urumva rero byari bikenewe nanjye nta kibazo kambaririmbira agatero kamwe na refure ndaje mwami Yesu ndaje undengere ndaje ube hafi yanjye n'ubundi ntiwandekuye kuko igihe wamfatiye Yesu we yaza kubundi atari wowe aba yarandekuye ndaje mwami Yesu ndaje undengere ndaje ube hafi yanjye n'ubundi ntiwandekuye kuko igihe wamfatiye Yesu we yaza kubundi
atari wowe aba yarandekuye. Uri umubyeyi mwiza ntujya utureka cyangwa se ngo uduhararukwe. Yesu we uragahora ku ngoma. Uri umubyeyi mwiza ntujya utureka cyangwa se ngo uduhararukwe. Yesu we uragahora ku ngoma. amen amen Wow. Njyewe usigaye ahandi hose ni abahanga nawe ntabwo kuririmba nzare ko ubutaha tuzaba turi kuririmbana nanjye. So Imana ibamugisha mwese abadukurikira ku IHUMURE TV. Imana bagire neza. Uyu munsi nyine kari agashya namwe mwakabonye. Unyemereye mbasezere mbabwira ko umunsi ukurikirana nabwo kandi tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye. Mwakoze cyane. namwe mwakoze. Imana ibahe umugisha. Yego, Amen. amen Imana ibahe umugisha.